ubundi biragora nyine kubwira umuntu ubabaye ngo ihangane ariko wowe waba uri mu bibazo bigukomereye haba mu kazi ubuzima busanzwe iby'imiryango wabuze uwawe urwaye se ikintu cyonyine nakubwira ni ugusenga ganiriza Imana niyo yonyine itanga gukomera ni nayo itanga ibisubizo bishobora kutaza uyu munsi cyangwa ejo ariko ikaguha gukomera nta kindi kintu muri iyi si cyonyine ikintu cyonyine gishobora gutuma ubaho ugaca no mu bikomeye urimo ni ukuba imbere y'Imana nyumva byanze jya mu cyumba cyawe uririre Imana uganiriza Imana byose ubishyira imbere y'Imana nicyo kintu cyonyine nabonye gifasha cyonyine cita cyonyine kubabara ukaza kuri kamera ukavuga ibikubabaje hari abantu babikora bakaruhuka ariko hari igihe ubivuga noneho hakaza noneho indi atake noneho hakaza ikindi gitero cy'amagambo kandi nacyo kirakomeretse ijambo ryonyine nababwira musanga Imana bibwira Imana baravuga ngo inshuti ni Yesu hari igihe nyine ubwira abantu ibyawe ukabohoka bakagira n'icyo bagufasha cyangwa se bakakuba hafi ariko hari igihe ubwira abantu ibintu ugasanga uri kumena n'amazi ari kuza ari kubitwara donc ugasanga ukomeretse kurushaho ariko rero wakomereka kurushaho wagira uti jya umenya ko umuntu nyine ni umuntu jya ugira aho wisigariza umubwire bicyo agomba kumenya ibindi byose ubitura Imana none se Sandra wigeze uca mu bihe byo kwiheba ukumva wiyanze ku giti cyawe bishobora biturutse ku bantu cyangwa biguturutseho cyane byari byagenze gute ntabwo ndagira kuri iyo etape yo kwiyanga ariko hari igihe ugera mu gihe runaka no mu minsi ishize nsohora itangazo ry'uko ntabwo naseze nsohora itangazo amenyesha abakunzi banjye ko ntakiri muri City Maid urumva hari amagambo avugwa menshi cyane pe ukumva rimwe na rimwe ugatekereza ko rimwe na rimwe wakoze ibintu nabi se kubera abantu amagambo ariko ntekereza ko impinduka zose nyine zizana n'ibyazo so uriheba ukarira rimwe na rimwe ukanaseka rimwe na rimwe ukanabyirengagiza ariko iyo bije ufatiraho ukavuga ibingibi bizagira ngo bihite nawe nyine kwa kundi ujya ugira gutya ugahitinga abantu bakakuvuga ntekereza ko ibintu byose bigira igihe cyabyo bikarangira icyo umuntu aba asabwa ni ugukomera nk'uko nanjye nyine njya nkomera nta nubwo ibibazo bizashira ibibazo bishobora kuza byihinduranya ntabwo ujya ujya mu bihe byo gucika intege cyangwa ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha ni kuri Patrick the Motivator tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima tugutera courage niba uri mu kazi twadukuraje ubikeneye two kugira ngo ukomeze ukore nibyo ngibyo dukora uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera ugenda kandi subscribe reka ngure ko banze urebe ino video ubundi turaza guhura mu nyuma wageze ibintu bishoboye ugacika intege koko kumva wabaye down bijya bikubaho niki kigufasha kongera gusubira muri mood wari urimo ikintu kivaje nakikubwiye cita njye ndasenga nzi ko bonge na papa ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugira papa wanjye pole kabisa yego yo gukurana nawe ngo nzajye nyine mubwira urumva umubyeyi w'umumama hari ibyo umubwira ubundi ukifata ukavuga mama wanjye afite byinshi ukamugirira impuhwe so rero papa wanjye ni Imana ndagenda nkicara mu cyumba yumva ikinyarwanda
nkamubwira nkamubwira ibi bintu niba ari kubishakamo imbaraga zo kubicamo no kubyakira. Ariko abantu hano hanze umuntu araza kukubwira ati wowe ugiye kuba bule ariko wakwibuka ko nyine ijambo ryakugize uri atari we ryaturutseho, kavuga se ubundi njya kuba Sandra ninde wabivuze muri aba bantu, ukamushaka ukamubura. Ukavuga rero no kugira ngo njyewe ngire icyombo ntabwo iryo jambo rizavugwa nawe, nyine ukahita wumva ko n'ubundi baravuga nyine barayomba agaca hano agaca hano. Ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuzasubira aho wavuye hatari heza? Oya. Ubikora gute kugira ngo bitazongera kuba? Ni ugusaba ubwenge. Fame ntabwo ihagije. Ntabwo ihagije kuba abantu bakuzi ucaho abantu bakavuga kanakaciyeho, ntabwo bihagije. Tugomba kwihagararaho ngo uti kumva ko ibintu ukora ni ibikurimo ni ibyawe, urumva ntawe uzaza ngo agusimbure, nta n'uwo ugiye gusimbura, donc uje ku giti cyawe. Biharanire, wijya kwiyandagaza ngo ni ukugira ngo ujye muri projet runaka, wijya kugera n'aho ugira depression, ukumva uri gukina ahantu ugiye kugira depression ngo nuko wanze kwiteranya. Hari n'abantu banga kuva muri filme, hari n'utundi tuzi, hari abantu babofaringa akazi keza kabaha amafaranga, ariko kumva ko nyine iyo fame igiye kugenda hagira undi muntu yitwara, ugasanga abayeho nta kintu afite ku mufuka, sibyo? Yazataka nsiwe wahoze umbwira se ngo hari umuntu wari wagize agahinda gakabije muri sinema, akazageraho ajya kwisama yasandaye. Hari n'abo tuzi muri za awards usanga urumva ariko cyane cyane abakobwa, urumva umuhungu ntago fame wa mugani agatwiko katinjiza nta kintu kaba kamaze, sibyo? Kwirirwa rero wumva ko ugomba kumva ko nutwara awards hari ikintu biri bwongere ku buzima bwawe. Abana b'abakobwa ngo barazisambanira, biravugwa ariko ngo bari muri age yabyo ntibibeke. Ibaze award, uzi ubu ngubu awards zizatangwa hano mu gihugu ni nyinshi, ziracyari nyinshi, sibyo? Useje undi ntihabaye Trace Awards, bizi ngute se? Hano mu Rwanda dushobora kuzagira award ya Oscar, Oscar ikaza mu Rwanda, waragiye gukorera igiti, Imana imbabarire, waragiye gukorera award, sibyo? Uri award wayitsindiye abafana bagushyigikiye sava, yego, ariko ibaze wayirwaniriye. Aba ntabwo ari ukurwana, ni ugusambana. Ntabwo ari ukurwana, no kwirwanirira. Bishobora no kuba kurwana. Kwirwanirira. Ariko rero ibintu bihoraho, ibintu biriho, utayibonye nta nkayacitse amabere. Nk'ubu ngubu se ubu uriya mu Imana imuhiruko ridashira, Mbirikanye wakinaga ari Mbirikanye, Mukesha Batware. Ibaze uriya mupapa ukuntu afite amateka akomeye hano mu Rwanda muri industry. Hari awards zatangwaga kiragiye, babonaga amasertifika y'akazi n'utundi tuntu ariko duke bitandukanye nuko mwebwe uyu munsi bimeze. Uharanira rero gusiga inkuru nziza ku musozi byonyine, nushaka kwisigire bake babyemera. Twanga kwiteranya nande kwiteranya tugomba kwicecekera kugira ngo nyine tutiteranya n'abantu. Uya erega umuntu ashobora no kwiteranya nawe kuko wacecetse nabyo bikabateranya kuba ntacyo wabikozeho. Ni ukuri kuba nta kintu wabikozeho ubu bishobora nabyo kuguteranya n'umuntu, ariko niba wowe uzi agaciro kawe, uzi inyungu zawe, uzi n'icyo ushaka, komeza pe. Kubera iki wanga agasuzuguro? Nanga agasuzuguro kuko mama wanjye yambwiye ko ikintu cya mbere mu buzima ari ugusuzugurwa. Kuba umuntu nyine yagusuzugura, kumva umeze nk'abahavu kuko muravukana kabisa.
umuntu wari wabakasitinze arabazi kabisa. Umva bahavu nawe kabisa ibintu bijyanye no kumusuzugura ngo nuko ari umugore ngo nuko ari umukobwa. Oya njyewe sinkunda umuntu usuzugura umuntu kuko ari ikiremwa muntu. Hari umuntu yongeraho gender yawe. Ngo nyine urumva harya abakoresheje ivangura rishingiye ku gitsina. Yego ariko niba ukorana n'umuntu mu rugo urumva umuntu gukorera imisatsi muri salon umuntu wese muhura mu buzima wari we wese mwubahe ibaze rero kuba wubaha umuntu wese mukoranye cyangwa se muhuye mu buzima wowe ukajya gusuzugurwa urumva ntago ibyo bintu byakira kuko ntubuzi kubitanga. Rero niba ngiye agasuzuguro ntakaba mu byo mpereza abantu mu byo ntanga subwo wowe wahera unsuzugura nta nubwo ibyo bintu mbizi barumva ari bishya. Barumva ari bishya. Hari ukuntu umukobwa agira insecurity yuko size y'umubiri witeye akajya kugira ibyo yongesha bimwe bagapompa ibindi bakagabanya. Reka nkubwire rero umuntu wese uzajya kugura umubiri kuko ubu wuguze banza ubyibuze ugura ikibanza gura ibintu banza ugura ikibanza ikibuno uri kugura ikintu bazakujyana ari igihe ikibuno abatekereza ko aricyo kizavamo icyo kibanza cyangwa inzu ntabwo bishoboka washizeho ikibuno ushaka kongera umunwa umva ibaza kujya kugura ikibuno cyo kuri Instagram uri gukodesha ibaze ko nibyo bintu nyine birababaje pe. Ariko ikibuno ni ukurangura ntabwo ari urarangura se ntujya gukoresha retushe ega kirasaza ni ikintu nyine. Oya ntabwo ndi kuvuga kino kiri plastic ndi kuvuga icyo ku mubiri nyine nanjye nibyo ndi kuvuga bagushiraho nyine ibaze kujya kugura ikintu kubera abantu likes zo kuri Instagram umva nkubwire ngewe mfite aba followers 35,000 umva bari abantu mbaha agaciro kadasanzwe ku buryo utabagisha amabere se ngewe none ko bahunze ntayo mfite abo rero bazazanwa nayo nabazi bazigumira iyo sibyo bajye baza barebe bakomeze abo ntabo nshaka sitaki ndashaka gukomeza nkaba ngewe wundi we cita nta kintu na kimwe gendutse ku umukobwa we babimufashe cy'ubundi nkawe amabere ugiye bakayabaga akaba sexy no hepfo kongeraho bikaba binini cyane wowe nk'umukobwa wahungutse iki reka nkubwire ni ngute ujya kubagisha amabere abantu bose ntabwo bakunda amabere abantu bose ntabwo bakunda ikibuno abantu bose ntabwo bakunda inzobe sibyo ntekereza ko bote ari uwireba ariko iyo abiri naturel kabisa nyine umuntu rega ashobora kundeba akavuga uriya mukobwa ntabwo ari mwiza pe akavuga kurya bikubwira se niwe waba ari mwiza kurya bikubwira cyane oya nyine ntabivuga ariko ukabona ko umuntu wabikubwira aba afite umutima ukomeye ashobora ufite umutima ukomeye cyangwa atabona oya cita ubwiza bw'umuntu biterwa n'uwo mureba rero ntabwo uzajya kugura ikibuno ngo ushimishe bose ushobora gusanga noneho 50 bagukundaga batakundaga ikibuno ugasanga usigaranye nka 3 usanga noneho kirahombye ibanga ntaryo no kuba no kwiyakira tu ugashimishwa n'ibyo ufite kunyurwa ibanga no kunyurwa uje ugenda muri miriwari wirebe uvuge ngo iyi ni art y'Imana hari impamvu Imana yangize gutya ubikunde umve ko ibyo bintu bigomba kuza kugira akamaro nibyo bigize uburiwe erega buriya no kwihindura iyo wihinduye rero igihe Imana ishobora kuzana umugisha shaka cita ikamubura ikavuga ko cita sinzi ahantu yagiye kandi uhari ikabona ndimo ndahindura kubera ko wigize igikara looks tubwira urugendo rwawe kwinjira muri sinema. Njya muri City Made narabikundaga ariko abaramamagara barambwira ati ngwino ukore casting nagiye ntazi ko nyine ndi bazanyakira ngezeyo barandeba bareba uburyo nasagamo imisatsi barambwira ati narogoshe mfitemo tente barambwira ati ushobora gukina se izi character barambwira kina akantu gato ndabikora barambwira ati urajyamo tanjyamo usanga ni wowe iyo filime yandikiwe pe Sandra ariwe Nadia muri City Made akina ari umukobwa wa Mama Nick uba muri diaspora
ni n'umwana we by'amaraso mu buzima busanzwe. Urabyishimira kuba mama wawe mukinana cyane. biba bimeze gute iyo muri kuri set? Ntabwo ushobora kumuzana byo kuba ni mama wawe nyine urumva ujenjeke kubera filme nyine urumva mu buzima n'ubuzima abantu baba bagenda umubyeyi n'umwana. So rero iyo wisanze n'ubundi ari umubyeyi biroroha. Ntabwo nyine ushiramo kakantu ko kumva umutinya oya. Ujya kwinjira muri filme yakugiriye ihe nama? Ya yindi ya mbere kabisa yakubwira ati Nadia cyangwa Sandra uraje muri filme ariko menya iki kintu. Inama yangiriye yarambwiye ati aka ni akazi kandi ufite ubwo bushobozi bikore nyine bikore ushizeho umuhate kandi ntihazagire umuntu uzaguca intege. Kamara nshimire inshuti zanjye. Inshuti zanjye niwo mutungo ukomeye mfite muri aka kanya. Nicyo kintu navuga nabashe kwacivinga mu gihe maze. Ndabashimiye cyane 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 pe kuko nibo bantu nyine banyumva. So ikintu rero mpora mbabwira buri munsi ni ukudahindurwa n'ibihe. Ni ukuguma ukuri ko bikurijije bigenze oya buri gihe iyo tubivuganyeho barabizi nyine emotion ni kwa kundi uvuga ati mana nakoze iki kugira ngo mbone abantu nk'aba, abantu beza, abantu bagukunda ukuri, bakwakira, bakuba hafi, bakumva. Urabona hari ukuntu ufata decision mbi bakata bakubwira ati nta kibazo twagiye ariko bakakulimita ariko batagukomerekeje byumva. Ugeze ufata umwanzuro mubi Sandra? Kenshi cyane kenshi hari ukuntu nyine umuntu akubwira ati hariya wigenda ariko kubera nibyo nakubwira kubera amaranga urumva nta nindwana n'amarangamutima yanjye nkasanga warambeshyaga nzicuza. So biba byiza iyo uretse umuntu akihitiramo. So ikintu rero murambwira inshuti zanjye cyangwa se abantu muri rusange ni uko waba uwuriwe ntuhindurwe n'ibihe. Buriya hari umuntu uvuga ngo nabaye mubi nyuma y'iyi situation runaka. Buriya barakubeshya ahubwo iyo situation iba yarasimbuye uwo ari we. Nta kintu kigomba guhindura. Wijya muri wiheranwa n'agahinda ngo bigutere gukora ikintu runaka kugira ngo wereke abantu ko ufite umutima ukomeye. Umutima ukomeye ni wa wundi uguma niba mpagaze aha nyine ndahaguma. Sinshaka kubuja, sinshaka kuba sabe kuko ntibizanyorohera. Sinzi sabe uko yakoze. Guma ukuri ukunde, niba ukunze nyine kunda n'umutima wawe wose. Niba hari ikintu runaka ushaka gukora gikore utitaye ku maso y'abana b'abantu. Ikindi tugendere twemere abo turi, reka turi abanyarwanda. Tureke kwigira abanyamahanga, tureke kwigira abantu runaka ngo bitewe n'aho wakuriye ariko ibuka identite yawe, ikikuranga nyine n'ubunyarwanda. Yego ucyubahe uvuga ati ngomba guhesha kwa kundi umuntu akubwira ati wow ngo Sandra ngo umeze neza, utumbwira ati meze neza. Urumva najya gutanga urugero azavuga ati abanyarwanda muri rusange. Ikintu cyose ukoze ugikorere iwanyu, ikintu cyose ukoze ugikorere wowe ubwawe. Ishime ku giti cyawe, wikita kuri rubanda ngo barareba iki ngo buriwe. Tubaho rimwe mu buzima. Sinzi niba umuntu apfa akajyayo ntacyo nzi, gusa nyine ishime ukoresha igihe cyawe neza. Iryo juru twese turaritegereje ariko ku isi nyine naho wagira ijuru rito. Bane neza n'abantu, ubabarire, wibagirwe, wubake ibyiza ari byo ushira imbere, ari byo uhora wandika kuri statut. Wikwandika amaganya. Isi tugezemo irakaze. Kwirokoka biragoye. Ndagushimiye. Ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye. Umaze kwiga, niba umaze kwiga ubwo akarayike wagakanze nta kibazo. Icyo ngusaba rero kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu cyangwa se zibashe kumenya Patrick Motivator. Patrick ni Motivator nk'uko nabikubwiye, tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima kuko mubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane. Dushyigikirane rero, duterane imbaraga ukora subscribe.
ndagushimiye cyane naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza. Patrick the Motivator.